Ashobora kuba atari ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma wumvishe ibinyabuzima bidasanzwe. Wenda warebye filime z'Abanyamerika cyangwa ureba izindi filime zitandukanye zagiye zikinwa n'abantu benshi batandukanye nabo, hanyuma ubonamo ibinyabuzima bidasanzwe nk'ibyo bise vampire ndetse na zombi. Wenda aho ngaho uhakura amatsiko atandukanye yo kwibaza zombi aho zituruka cyangwa izo vampire ibyo ari byo mu by'ukuri, niba zibaho cyangwa se wenda ari mu buryo bwo kweditinga. Wenda uyu munsi wa none nibwo ushobora kuba urava mu rujijo. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu buzima n'ibiganiro bya buri munsi bigenda tubategurira bitandukanye kandi bibungura ubwenge no gusobanukirwa. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Thomas. Ikaze. Nk'uko bisanzwe tugiye gutandukanya zombi ndetse na vampire, turebe uburyo zibaho ndetse n'impamvu zabayeho. Ese nyuma y'ibi kandi hari ibindi binyabuzima bindi bishobora kuzabaho ndetse birengeje ubukana izi zombi ndetse n'izi vampire? Ndetse kandi se ibi ngibi bishobora gukorerwa muri laboratwari? Ni kenshi ikoranabuhanga ryagiye rizamuka umunsi ku wundi, ndetse benshi bakibaza niba ikoranabuhanga hari igihe rizagera hanyuma ibinyabuzima byakozwe n'abantu bikabayobora cyangwa se bo bakayobora isi. Harimo hatekerezwa niba hari ikoranabuhanga rizayobora umuntu cyangwa se ari umuntu uzayobora ikoranabuhanga. Ni ibintu bigenda byibazwaho n'abantu benshi, ariko nk'uko bisanzwe kandi mu gihe kitari kera uherutse kumva irobo yitwa Sophia yageze mu Rwanda maze ikaganiriza abantu bari baje mu nama kandi ikavuga ko mu Rwanda yahabonye neza. Rero ikaze dusobanukirwe n'imibereho y'ibi bona byose n'ikoranabuhanga cyangwa se ari byo bishobora kuzarimbura isi ubwayo bikayirangiza. Hari abantu benshi bagiye batekereza ko isi ishobora kuba izarangizwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'abavuze ko ishobora kurangira bitewe n'imyivumbagatanyo yayo, cyangwa se wenda ikarangizwa n'ibisasu bya kirimbuzi biri gukorwa, cyangwa se wenda ikarangizwa n'ikoranabuhanga. Ariko se wowe andika muri komenti, niki ubona gishobora kuzarangiza isi kandi ku munota wa mbere kuruta ibindi byose muri ibyo bitatu maze kukubwira haruguru? Kugira ngo dusobanukirwe rero tugiye gusobanukirwa ari vampire ndetse n'ibindi twavuze byitwa zombi, ubundi bitandukanira he? Ndagira ngo duhere kuri vampire. Mu mashyamba manini magari ya Amerika harimo nk'ishyamba rya Amazon, abaritembeye benshi bavuga ko hari ibintu byinshi bidasanzwe bagiye babona, ariko mu by'ukuri muri bo nta n'umwe wigeze agaragaza ko yigeze aca iryera vampire zihora zikinwa cyangwa se zikinishwa mu mafilime agiye atandukanye. Nta muntu n'umwe wigeze avuga ko yabonye icyo kiremwa. Mu by'ukuri abagiye baganirizwa bagiye bavuga ko bagiye babona cyangwa se bakumva ibinyabuzima bidasanzwe byagiye bivugira aho hantu, ariko mu by'ukuri ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Vampire ese gaba ari amadayimoni akunda kuba yibereye muri ayo mashyamba magari nk'ayo ngayo ya Amazon, cyangwa se ni ibinyabuzima mu buryo budasubirwaho budasanzwe? Mu by'ukuri hari umugabo witwa Adekayanayo yavuze ko ibinyabuzima yigeze guhura nacyo muri Amerika gitwaye imodoka ndetse mu mujyi wa California ari nimugoroba nka saa 12. Avuga uburyo byose byagenze ndetse ko yagiye kubona agatega imodoka ko bwari bwambwiriyeho, hanyuma imodoka yahagarara maze akabona ari ikindi kinyabuzima kidasanzwe maze akizwa n'amaguru. Ariko se ibi ngibi nahangaha byarangiriye? Niba izi vampire zishobora kuba zatunga imodoka ndetse zikagira imibereho n'umuryango nk'abandi bantu, kuki zidakunda kugaragara ku manywa cyangwa se ku manywa nyine izuba ririmo kuva? Ubundi ziba hehe? Ubundi mu buryo budasanzwe vampire iramutse yiviriwe n'izuba rwose nta minota irenze 5 yashira iyi vampire itarapfa. Biba bivuze ko vampire mu shyamba zibamo kandi zigira imyobo cyangwa se icyo twakita ubwiru bw'ahantu zigomba kuba ariko hibanga. Mbega ni ubuvumo. Izi vampire abantu benshi bo muri Amerika cyangwa batuye muri ziriya mpande zikonja babwiwe ko batagomba kujya basohoka nijoro cyangwa se ngo binjire mu buvumo ubwo ari bwo bwose babonye, kuko hari igihe usanga nk'ubuvumo nk'ubwo ngubwo buba bwaragizwe ubuturo na vampire zitandukanye kandi mu buryo
bwo gukara cyangwa se mu buryo bw'imibereho. Vampire rero itungwa n'amaraso. Iyo vampire isohotse mu mwobo wayo cyangwa se aho yari ituye, ijya gushaka igitonyanga kimwe cy'amaraso kubera ko gishobora kuba cyayitunga icyumweru cyose. Wabyumvishe neza, icyumweru cyose vampire itajya yarabonye igitonyanga cy'amaraso kirahagije. Gusa bitavuze ko iramutse ibonye arenze ayo ngayo ikayanywa nabyo bitagira ikindi biyungura cyangwa se biyibeshaho. Nyine ni nkawe, uramutse ubonye intungamubiri nyinshi bishobora kuba byatuma wenda ubaho neza cyangwa ukabaho nabi. Nayo rero hari ikigero cy'amaraso iba itagomba kurenza mu gihe iri gufata amafunguro yayo, nk'uko twabibonye ko ifungura amaraso. Iyi vampire rero usanga kenshi iba imeze nk'umuntu mu buryo bwo guhagarara, ariko isura nta hantu na hamwe ihuriye nk'iy'umuntu, ahubwo uba usa naho ari umubiri w'umweru cyangwa se wererutse, ariko nanone ujya gusa n'ikijuju, mbega ugiye usa nyine nk'ikintu cy'inkora amaraso cyangwa se gisize amaraso, bitewe n'uko nyine ari byo kurya byayo kandi ntabwo rwose igiye ikaraba. Vampire nabikubwiye neza, ni ikinyabuzima kidasanzwe, wenda nk'uko twazaza tubigarukaho ikindi gihe turebera hamwe aho vampire ishobora kuba ihuriye n'ibivejuru. Ni kenshi wagiye ubona icyo bita aliens cyangwa se ibyo bita ibivejuru, maze ubibona mu buryo budasanzwe. Bakubwiye ngo ugishushanye, ushobora kuvuga ko ari skeleton igenda, ariko mu by'ukuri nk'uko dusanzwe tubizi, ikintu gishyashya kuri wowe nicyo ubonyeho bwa mbere, ariko kiba cyari gisanzwe kibaho wenda kitaravumburwa. Uyu munsi wa none Amerika usanga ariyo igizwe n'ibinyabuzima byinshi bigiye bitangaje, nk'aho wenda twasanga nk'umuntu ufite amashanyarazi mu mubiri we, cyangwa se nk'aho twasanga igiti kinini kinyuzwemo imihanda, ibiti birya abantu biri muri Amazone, inzoka zitangaje nka anaconda, ndetse n'ibindi binyabuzima byinshi bitangaje wowe ubwawe udashobora gutekereza. Ni kenshi wagiye wumva ngo indege yari yarabuze igihe runaka, nyamara hashize nk'imyaka 300 yongera kugaragara ku kibuga iparitse kandi imeze neza, gusa abarimo bose barahindutse vampire. Ese vampire bivuze ko hari isano nini nyine ihuriyeho n'ibi bivejuru byose duhora twumva mu nkuru za buri munsi. Ariko wenda twamaze kubona ko vampire nyine ziba zifite aho zitaha, wenda mu mashyamba magari nk'ayo ya Amazone aba ashobora kugerwamo imvura mu buryo butandukanye, ariko n'ubundi ikagera ku butaka itinze. Bisa naho nyine iyi ngiyi ni nk'inzu ariko irimo ibimera ndetse na oxygen ihagije, biva bivuze ko ibinyabuzima byose bishobora kuba muri iri shyamba bishobora gusurivivinga cyangwa bikabaho neza, kuko biba bibona oxygen ihagije, ari nayo ituma bikura ndetse bikangana kuriya kose tubyumva cyangwa tubibona. None niba vampire zibaho, zombi zo zaba zaraturutse hehe? Kandi ese zombi hari aho yaba ihuriye na vampire? Nk'uko bisanzwe kandi rero, zombi ubundi hari igihe wigeze kumva bavuga ngo bafashe utunyangingo dutandukanye tw'ibinyabuzima maze baraduhuza, nuko bakoramo ikinyabuzima kimwe runaka. Hari ikinyabuzima kigeze gukorerwa muri laboratoire yitwa Nevada. Nevada yari laboratoire yo muri kaminuza ya Amerika ikomeye cyane. Iyi ngiyi bivuga ko yakoze ikinyabuzima ndetse igiterateranyije kivuye mu tunyangingo twinshi tw'ibinyabuzima bitandukanye bari bahuje, hanyuma icyo kinyabuzima kimaze gukura cyaje gutoroka. Icyo ngicyo rero nicyo cyazivuyemo zombi. Hanyuma cyarasohotse kigeze hanze, kubwo nta marangamutima cyari gifite cyangwa se ngo kibashe gutekereza niba gishobora kubangamira ikiremwa muntu. Mbega mu by'ukuri nta minding cyari gifite cyangwa ngo kibashe kugenzura ibitekerezo byacyo. Icyo cyasohokanye ni inzara idasanzwe ndetse n'ubugome. Cyahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye maze kirabaruma. Kimaze kubaruma, nabo bahise bahindura imiterere maze nabo bahinduka nkacyo mu gihe kitaraganyije cyangwa se kitarenze amasaha. Maze abo bantu nabo batangiye gukora ibitandukanye nk'ibyo rwose indi zombi n'ubundi yasohokanye n'imyitwarire nk'iyo. Zombi zirabyara, kuko hariho zombi z'utwana na zombi z'abagore cyangwa se zombi z'ingore na zombi z'ingabo.
ariko vampire mu by'ukuri zo ntabwo zigera zibyara nubwo zigira umuryango. Bisa naho vampire yo bisaba kugira ngo ive ahantu hamwe hanyuma izagende isheke izindi vampire zitandukanye maze zibane na ngenzi zazo, ariko nanone zigamije guhuza ibitsina gusa nta kindi. Ariko se niba ibingibi bibaho nyine mu buryo nk'ubu budasanzwe, isi utekereza ko ishobora kuba izarangira ryari kandi ni mu wuhe mwaka? Ko hari benshi bagiye bavuga ngo isi irarangira vuba kandi igihe cyose kikarangira rwose isi igakomeza ikabaho kandi mu buzima busanzwe mu buryo butunguranye. Niba ushaka kuzatembera mu hantu mbese hatangaje ho kuba watemberera cyangwa heza nyaburanga kandi ukaba wiyizeye, vayo dutemberere muri Brazil ku kirwa cy'inzoka cyangwa Snake Island, cyangwa se uze dutemberere muri Amazon ahantu hari ibinyabuzima byinshi bitandukanye. Njye mwari kumwe nitwa Thomas. Reka tuzahurire muri comment mumbwira ikindi cyegeranyo mwumva twazabakorera. Mukomeze kugira ibihe byiza. Nshimira wowe wamaze gukanda subscribe ndetse umubwire ko utazigera wicuza ko wakanze subscribe. Bye, ibihe byiza.